ariko Imana irambwiye ngo nugera mu icuraburindi ikubereye umucyo, ikubereye urumuri. Imana ikubereye urumuri kandi Imana ikubereye umucyo. Amaboko y'abantu hari igihe kikagera akakurekura, hari igihe inshuti gushigikira, igihe kikagera ikakurekura, ariko yo wafashwe n'Imana. Urabona ubugombe bw'abenshi nabushyize ahabona, naho ubutunzi n'icyubahiro byaraguhumye. Urizize nge ntacyo nakoze mwana w'umuntu, urizize nge ntacyo nakoze. Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye muri mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Kuri uyu munsi none twongeye umugisha kandi twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Uraho neza? Uraho neza. Amakuru ya ariko hari izina twari tukwita kera za 2016 binirije njya kuri kurura nakwakiraga gute mu rusengero? Ni Dawidi ni hafi aho ngaho. Buri gihe nkwakiriye njya kurivuga kumva riyise rinciye. Umeze neza? Turashima Imana. Reka musabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu nurangiza kandi ubibwire ufatiraho na seri Imana. Turabashuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane nabo kandi ubwiza bw'Uwiteka bugaragare kuri buri wese. Murakoze. Amazina yanjye ni Sabimana Byiringiro, ndi umugabo ufite umudamu n'abana babiri, nkunda gusenga. Kirenze icyo Umwami aduhana umugisha mureke dusengane Imana. Mana turagushimye kandi turakunezerewe, tugushimiye imbabazi tugirira buri munsi, tugushimiye uburinzi duha bwa buri munsi, tugushimiye neza twereka ya buri munsi. Twebwe n'abacu turagushimye, twebwe n'ibyacu turagushimye, ubwoko warose mu bise by'amaraso yawe. Twebwe Mwami tutari dufite icyo tuvuze ukaduha icyo kuvuga, twebwe watoranije mu gihe kigoye nk'iki Mwami twuzamuriye amaboko. Nyemerera Mwami ubwo tugiye gukora iki kiganiro ugihe umugisha bari bucyumve bose. Mwami nyemerera Mwuka Wera bari uganza mu mitima yacu, amatabaza yacu yongere yake mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Urakoze gucyarije ugutwi kumva amagambo yacu, urakoze bwo wumvishe gusenga kw'abera, ni musaje Umwami wacu Yesu, amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye. Reka musabe kugira ngo ujye mbere utugezeho ubutumwa Imana yaguhaye kutugezaho kuri uyu munsi. Murakoze cyane. Imana duhana umugisha, ndanezerewe cyane ku bw'aka kanya no kubw'icyizere mwangiriye, no kubw'icyizere Imana yangiriye. Muri iyi ngiyi yigeze avuga ijambo rikomeye, avuga ngo nubwo intambara iturushya twe gucogora. Hari igihe umuntu arwana intambara ikamurushya, ariko nsabye buri umwe wese uri bwumve aya magambo nase uri gukurikirana iki kiganiro ntacogore mu byo uri gucamo, mu bakuvuga, mu kazi ukora, mu rugo rwawe, mu bana bawe, intambara uri kurwana izo arizo zose ntucogore. Imana irambwiye ngo mu byo ubona bakuvuga, bagusebya, baguharabika, ntucogore. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana yo muri Mika 7. Mika 7 turahera ku murongo, ni ibice 7 n'ubundi turahera ku murongo waho wa 7. Imana itugirire neza. Ku murongo waho wa 7 uramfasha cyane. Aravuga ngo ariko njyewe nzahoza amaso yanjye ku Uwiteka, nzategereza Imana yanjye pe nzategereza Imana yanjye impe agakiza, ngo Imana yanjye izanyumva. Yesu nashimwe.
noneho ku murongo wa 8 haramfashije cyane. Umurongo wa 8 bavuga ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru. Tuvuge cyane ngo amen. Umurongo wa 8 bavuga ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru. Mu ntambara urimo, mu bigeragezo ufite, umwanzi wawe ye kukwishima hejuru. Mu bizazana uri guhura nabyo, mu magambo uri guhura nabyo, yaba mu kazi, yaba mu murimo w'Imana, yaba uri guca, bwira icyo kigeragezo ubwire ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru. Nukuri pe, wicogora, witega ubwoba n'ibyo uri kubona. Bwira uwo mwanzi, bwira uwo nguru kukwereka izo ntambara, umubwire ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru. Nukuri Imana ibaha umugisha. Mu ntambara urimo, mu by'uri gucamo, mu by'uri kubona biri kukubaho, bwira ubikuzana umubwire ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru. Ngo ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima, Uwiteka azambera umucyo. Yesu nashimwe. Avuze ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru. Ningwa nzabyuka, ninca mu mwijima, ngo Uwiteka azagira ute? Azambera umucyo. Hari igihe umuntu aba mu ntambara, hari igihe umuntu aba mu kigeragezo, abantu bakabona byarangiye. Hari igihe umuntu ahagarara mu kibazo, abantu bakabona byarangiye. Ariko ijambo yavuze ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru. Wa ntambara we uzarangira, wa makuba we bizashira. Ningwa nzabyutswa. Hari igihe abantu bakubona bakagira ngo waraguye, ariko ntibazi kuntu Imana igiye kukubyutsa, kandi ntibazi kuntu Imana iguhagurukije. Yavuze ngo wa mwanzi wanjye wa ntambara we kunyishima hejuru. Ngo ninca no mu mwijima, ngo Uwiteka azambera umucyo. Haleluya. Amen. Ninca no mu bikomeye, Uwiteka azandengera. Ningera mu bugwayi, Uwiteka niwe muganga. Ningera mu madeni, Uwiteka niwe bwishu. Ningera mu banzi, Uwiteka azantambutsamo. Avuze ngo wa mwanzi wanjye we. Hari igihe abantu bakoya sportinga bikigeraho bigashira. Hari Imana yo yaguhetse ku mugongo wayo, ntabwo ijye gushira hasi, ntabwo Imana ijye kurambirwa. Ijambo ryatubwiye ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru. Hari igihe kigera ugafatwa, ntabwo yakurekura, nubwo abantu bavuga, nubwo abantu bagutera nta muntu wagutandukanya n'Imana. Nta n'umuntu wakuvuga nabi ngo Imana ikwange. Ariko umuntu yakuvuga nabi akakuteranya n'undi akakwangisha undi. Ariko Imana ntabwo yagira ute, ntabwo yakwanga. Ari ryo jambo twavuze ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru. Ningwa nzabyuka, kandi ningera no mu mwijima, Uwiteka azambera urumuri. Haleluya. Ndashaka guhanurira umuntu wabonaga ubuzima buri mwicura buri. Ndashaka guhanurira umuntu wabonaga abantu bamukwiye amaboko. Ndashaka guhanurira umuntu wabonaga, haleluya, wabonaga inzira zifunze. Harwa ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru. Ningwa nzabyuka, ningera no mu mwijima, Uwiteka azambera umucyo. Hari igihe ugenda ukabona isi yarakwanze, hari igihe ugenda ukabona abantu barakwanze, hari igihe ugenda ukabona nta nshuti ugira. Ariko Yesu yambwiye ngo humura, aho ngaho abantu bakwanze, aho ngaho abantu baguteye umugongo, aho ngaho abantu bakugize igiciro, aho niho ubonye amaboko y'Imana, aho niho Imana ikwiyeretse, aho niho Imana igaragaye ku buzima bwawe, aho niho Imana igaragaye, aho abantu babona uri mwicura burindi. Uwiteka niho akubereye urumuri. Harwa ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, kuko ningwa nzabyuka. Abantu bazi ngo waraguye, ariko Imana mbonye iguhagurutsa. Aho ngaho bazi ko waguye, niho Imana iguhagurukirije. Haleluya. Kandi aho ngaho niho Imana igukoreshereje. Yo niyo. Nukuri. Aho
niho Imana igukoreshereje, aho ngaho niho Imana iguhagurukirije, avuga ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru. Hari igihe umuntu aba mu ntambara wagera no mu nshuti ukagira ngo waratonganye nazo. Hari igihe nahuye n'ibibazo natambuka nkanga ko abantu bambona, ariko ijambo rirambwira ngo humura ndi kumwe nawe. Bwira umwanzi wawe ye kukwishima hejuru. Bwira umwanzi wawe ko niba waraguye nje kuguhagurutsa. Iri jambo riramfashije. Umuntu umwe bitaga Mose niwo wigeze abwira Imana, yabwira ngo mbwiza ukuri muri iyi minsi igoye, Mana nutaza koko ngo ugendane nanjye, nudahagararana nanjye mu kazi uri gukora, nudahagararana n'Imana, nibwira wewe unteze amatwi, ukurikije inshuti ufite, ukurikije abantu uzi, Imana nitabana nawe, ni igiki kizahamya ko uri kumwe n'Imana koko? Mose aravuga ngo mbwira nutaza ngo ugendane nawe, nutaza ngo ubane nawe, wereke aba bantu uko nasenze, wereke imiryango uko nasenze, wereke igihugu uko nasenze, ni igiki kizamenyekanya ko njye n'ubwoko bwawe si uko waza ukagendana natwe ukadukura ino, icyamba Imana ikagukura mu buzima urimo, icyamba Imana ikagukura mwuko kwiheba, icyamba Imana ikagukura aho wabonaga ari icuraburindi, icyamba Imana ikabije kugendana nawe. Mose arangije ni nkaho ari bo bavugaga ngo mwabanzi bacu mwe kutwishima hejuru. Nuko bavuga ngo mwabanzi bacu mwe kugira uti mwo kutwishima hejuru. Ababisirayeli na Mose, ababisha babo babishimaga hejuru ubwo babonaga hakurya hari imisozi, imbere yabo ari inyanja, hakuno hakaba indi misozi, inyuma bakurikiwe. Hari igihe ushaka uhungira ukahabura, hari igihe ushaka aho wicara ukahabura, hari igihe ushaka uteranira ukahabura. Ariko ririmba ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka. Yesu nashimwe. Mose arasenga atitiriza Imana, aribwira ngo mu gihe nk'iki koko ni igiki kizamenyekana mu bantu bose ko nakugiriyeho umugisha? Si uko waza ukabana nanjye, Imana irambwengije kubana n'umuntu yavuganye nawe. Arasenga yambara imbaraga, arasenga yambara imbaraga, arasenga yinginga Imana, aravuga ngo iki nicyo gihe cyo kugendana nawe Ma, iki nicyo gihe cyo kunyitamurira Ma, iki nicyo gihe cyo kwigaragaza mu rugo rwawe, iki nicyo gihe cyo kwigaragaza mu bana banjye, iki nicyo gihe cyo kwigaragaza mu kazi nkora, iki nicyo gihe cyo kwigaragaza kuba mpamagaye, iki nicyo gihe cyo kwigaragaza mu banzi, iki nicyo gihe Mana we wakanyigaragarije ukantandukanya n'amahanga yose. Ndagenda abantu bakanyibeshyaho, ndavuga abantu bakanyibeshyaho, abantu baranyitiranya, ariko nyemerera ni igiki kiri bumpamirize koko? Yesu nashimwe. Imana intumye ngo iki? Irambwiye ngo nkubwire ngo ije kuguhamiriza ko wasenze Imana, ije kuguhamiriza ibyo uri gukora kuri kumwe n'Imana. Yesu nashimwe. Ijambo ryo muri Mika ryatubwiye ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, wa makuba we, wa nzara we, wa burwayi we kugira uti. Hari igihe isi ijya ikakwishima hejuru, hari igihe ikigeragezo kiza kikakwishima hejuru. Umuririmbyi avuga ngo have wa bwoba we, mu byo ndimo namaramaje, have wa magambo we, mu byo ndimo namaramaje, have wa banyanga we, mu byo ndimo namaramaje, have mwebwe muteranye, mu byo ndimo namaramaje. Bwira abantu, babwire ngo ibyo urimo wamaramaje kuko ufite umuntu ugushigikiye. Mose Imana iramubwira ngo nicuvuze ndagikora, kuko nakumenye izina ukaba wangiriyeho iki? Umugisha. Haleluya.
Imana irambwiye ngo mu byo uri gukora Imana yitegereje iguhayemo umugisha aho utuye, Imana yitegereje iguhaye umugisha aho uri kugenda, Imana yitegereje iguhaye umugisha aho ukorera, Imana yitegereje iguhaye umugisha, Imana yitegereje mu rubyaro rwawe iguhaye umugisha. Ririmba ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, mu rugo rwanjye we kunyishima hejuru, muri business we kunyishima hejuru. Ni impomba nzongera nkore, nubwo ibyanjye byanyazwe nzongera mbigarure, nubwo ibyanjye bitejwe cyamunara nzongera mbigarure. Haleluya. Ubwe ngo wa mwanzi wanjye wo kunyishima hejuru. Nubwo aka kanya abantu bari kubona bakabona ibyawe byageze mu icuraburindi, uvuge cyane ngo amen. Avuga ngo ningera no mu icuraburindi Uwiteka azagira ute? Azamurikira. Hari igihe kimwe nageze mu icuraburindi ndavuga ngo ariko Mana uzamurikira bikunde. Imana ikavuga ngo nzakwambika, nzagukorera iki. Rimwe nigeze kujya gusenga, nari ndi kumwe na madamu. Imana irambwira ngo mwana wanjye ndirahiriye, ibibwira madamu, irambwira ngo uziga uminuza. Ndavuga ati se ni gute madamu aziga kaminuza? Hashize imyaka 7 tubana, ugakubitaho n'indi wenda 5 yashize tutabana, arangije segonderi, azarangiza gute? None se nzabona amafaranga yo kumwishyurira? Imana icumugara yambwira ngo mbivuze ndi Uwiteka, mbivuze nzitangira ryabyo, mbivuze kandi nzi n'iherezo ryabyo. Yakuvuzeho izitangira ibivuga kandi garutse kukuvugaho, kuko iziherezo ry'ibyo yakuvuzeho. Izihereza abantu batazi, iziherezo ryahigiye kukugeza abantu batazi, iziherezo ry'ibyikoze abantu batazi, ni iziherezo ryabyo. Ndangije ndavuga ati nzaba babibonye. Mu uwo mwaka narasenze mbona Imana. Madamu yumvisha itangazo kuri radio y'Abadiventiste, si n'umuntu wabikoze wenda ngazavuga ati nagukoreye iki. Oya, ni Imana yonyine yabikoze, kuko yari yaradusezeranije niko yabikoze. Yumva abana b'abakobwa leta ibashaka, barangije amashuri vuba ariko bize ikinasi. Yamukoreye igitangaza, arapurayinga kuri telefone, aragenda akora ikizami aragenda akora ikizami nk'abandi. Yasohotse yabaye wa kabiri, abona buruse. Ibaza imyaka 12 urangije amashuri, wajya gukora ukabona ntuzi, ukabona buruse ya leta. Yarabivugaga tukumva ari ntanzira. Mbivuze ntari kukwirata hejuru, mbivuze ndi kugira ngo ngukomeze nubwo byatinda, nubwo waba uri mu makuba. Ririmba ngo wa mwanzi wanjye wo kunyishima hejuru, ningo nzabyuka, ningira mu icuraburindi Uwiteka azamurikira. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe kigera tukumva ari ntanzira iby'Imana iri kutuvugaho. Hani Batsinda nigeze mpagira amateka, nigeze mpagira ibihe. Imana ikambwira ngo nzahakugaburira, nza. Ariko Imana yera y'amahoro yarabivugaga icyo gihe nkumva ari ntanzira, yarabivugaga nkumva ntaho bizanyura, yarabivugaga nkumva nawe uri kubikubwira ukumva ari ntanzira. Icyo gihe najyaga gusenga umuntu akampa 200 nkagura umufungo w'ibirayi, kavuga ati ariko se Mana, ibi nibyo birayi wambwiye ngo nzarya ngahaga? Ikambwira ngo uwariye beku, uwariye sankima, uwariye kinigi, uwariye nyirakarayi, iyo ngiyo yaboze, byose byitwa ibirayi, ni vitamine. Ikambwira ngo byose harimo gukora kwanjye. Ubuzima urimo, ibyo uri kubona uhagazemo, byose ni ubuhamya bw'Imana. Ibyo byose uri gucamo, byose ni ubuhamya bw'Imana. Wikwivovotera ibihurimo, wikwivovotera ibiri kukubaho, byose bigiye kuvamo ishimwe ry'Imana.